Hello guys, ese ujya wumva ukumva wenda nk'umuntu yapurayinze yacuranze nk'akantu ukumva yahinduye ijwi? Nk'urugero kanze mbaho urugero, ukajya kumva umuntu yarikodinze ijwi ariko iryo jwi ukuntu uri kuvuga uri kumva ari akantu kagize ute gasekeje. Kanze ndibashakire. Okay. Mbese ukumva umuntu wenda nka gutya ndi kuvuga, murumva ko ari ijwi riri normal, yego ijwi risanzwe. Wajya kumva umuntu we mu buryo kugira ngo batamwumva cyangwa se batamenye uwo ari we, kumva yigize umwana, yigize umuntu mukuru, cyangwa se yigize nk'intuza. Nibyo ngiye kubereka rero. Ni ukuvuga ngo uraza muri Play Store, urajya muri Play Store yawe, Play Store, yego, usacinge app yitwa, urajya hano muri search, usacingemo adi ntuze app yitwa Voice, Voice gutya ndi kubyandikamo, ariko kubyandikamo ubwo ku muntu ubyumva wumva icyongereza nta kibazo, ahita yandika direct voice changer. Voice changer, nurangiza barakuzanira voice nyinshi uhitemo iyo ushaka, ariko ngewe nahisemo ngiye kuberekera kuri iyi ngiyi, iyi ya mbere, HD ubundi bisobanuye high definition. RD byo bigasobanura low definition, ariko HD biba bivuze ngo ni high quality. Low quality ni low definition. None dukirike kuri aka ngaka ka mbere, urabona ngewe kari open, ubwo ni kwaka kari open ni aka downloadinze, ubwo we urasanga kanditseho ngo download cyangwa se install. None nka click nka opening, gakunda kuba gafite amahadi, ariko nta kibazo, amahadi urayategereza ugakanda ku gakubo adi kavamo. Reka turindire ifunguke, noneho mbereke udukoryo n'ibitendo babahishe. Birakoreka cyane gutyo uku ndi kuvuga rwose ndahindura ijwi, namwe muri kubireba. Katurindire rero gafunguke kano kantu kacu. Tukigera ahangaha rero, dore iyi ngiyi ni record, sibyo? Iyi akano recording sinzi muri kukabona. Ahangaha ni new project. Ahangaha rero iyo wa recordinze nk'ijwi ushaka ngo ukubitira abantu mu gafuka batamenya ngo ninde wari recordinze, ukanda hano, yego. Wamara gukanda hano bahita bakuzanira ama audio ari kuri ntuza telefone yawe, sibyo? None ugakanda kuri audio imwe muri izi ngizi, igita ijya izamo hano. Reka duhere ku recordingira muri application. Ukanda hano kuri record, wenda kaze nkandeho recording akantu kamwe mwumve. Ubwo nimara kwikandaho barita banza no kuri recording, nkandeho. Urabona aka kantu ndakarikodinze. Nkimara gukarikodinga kaje ahangaha, kumve. Subscribe kandi like no kunzogera, byose muzajya cyane ikiganiro umunsi ku munsi. Murumva aka urabona ndabakumura abantu cyane. Urumva ko ukuntu biri kuvuga ntago biri kuvuga neza, kubera ko nyirikodinze ndi no kurikodinga iyi video, ariko kanze nkahindure muri ayo majwi musanzwe mujya mwumva abantu babikoze, mutega amatwi mwumve neza. Niyo ngo namaze kurikodinga ihita yizana hanga. Urabona aya yose ni amasawundi. Iyi ni nomo,
bivuze ngo nta kintu cyarihindukamo. Iyi ni karaoke kanze mpakirike mwumve. Yego mutege amatwi mwumve. Sorry ndabakunda abantu subscribe kandi like no kunzogera byose muzajye kubona ikiganiro urabyumvise. Ni kwa kundi umuntu avuga ijwi ukumva mbese wagira ngo ari kwigisha mu rusengero, ukumva riri kuvuga nk'umuzindaro mu rusengero, uzi ukumva riri kwirangura cyangwa se riri kwirangira. Aka kantu sorry ndabakunda abantu subscribe kandi like no kunzogera byose muzajye kubona ikiganiro iryo ni irya mbere. Wumve rya rindi rimwe rijya gusa n'irya wa muhungu umwe witwa Kakajwi ajya akoresha iri ngiri. Kanze ndikiriko sorry yes ndabakunda abantu subscribe kandi like no kunzogera byose muzajye kubona ikiganiro nuvuga ngo ngiye impamvu uri kuvuga biri gusimbagurika ni uko ko na recordinze no kurikodinga ibindi ntabwo byafatika neza, kuko niyo mpamvu uri kugenda bigira ute bisimbagurika. Wowe ufata ijwi ryawe recording bisanzwe na telefone, ntukoreshe ikindi kintu, recording na telefone. None unyuze muri iyi nzira naberetse, aya yose ni amajwi. Ubwo wirinda gukanda kuri akantu kariho akantu k'ubururu, aka naka ngaka urabona ko hariho akantu k'ubururu n'aka ngaka, aka nta kintu gihari akagakoresha. Ni ukwihutisha umuvuduko. Ahangaha ni ugushyiramo aka music, ahangaha ni ukubihindura nk'intuza. Kaze nka kirikaho mwumve. Aya yose ni amajwi rwose. Iki cyo ni ikibazo. Kaze mwumve. Ndabakunda abantu subscribe kandi like no kunzogera byose muzajye kubona ikiganiro urumva nabwo ijwi ryahindutse. Sasa rero ashobora kuba hagiye kuzamo bagiye kwamamarizamo, ariko ibi ngibi nta kibazo urarindira. None iyo adi ijemo uhita uza ugakanda aha hano hejuru ku nguni, urabona ahangaha ndi kunyuza akantu ukakika bikavamo, yego ugasubira ahandi. None iriya ni record nari mfashe, sibyo? Iyo ufite audio nkuko nakubwiye kuri telefone yawe, unyura ahangaha aha kwa kantu kagasara ugakanda. Iyi ni record namaze gufata umucaka nayikandaho, iba yari yongeye gukoresha nayikanda igasubiramo. Noneho iyo umaze kwikandaho ni urugero wenda kankande kuri iyi ngiyi, sibyo? Noneho niba wenda ugiye kugira ngo uyibike kuri telefone, ushaka kuyibika kuri telefone iyi audio wamaze gukora kugira ngo uze kuyihuza n'amashusho yawe, cyangwa se uze kwihuza na video yawe uri bushyire kuri TikTok, nta kibazo. Cyangwa se ubundi buryo ugafata video, wamara gufata video ukayambura ijwi ukariza nangwa ukarihindura, wamara kurihindura ukarisubiza hehe kuri ya video yawe. Ari byo wenda umuntu aba ubona uwo bita ngo ni Kakajwi afata isura y'intuza ya monke cyangwa se y'igikende, niba ndakeka ni igikende cyangwa se niba atari inkende ni ingagi. None akayifata araza agafata iryo jwi akarizana amahanga akarihindura akarikomvata, yarangiza akarisubizayo akarihuza na video ye. Wowe wakumva ari kuvuga ariko ijwi yigira, ukibaza ngo yabikore ni ahangaha, yego ambo. Iyo urangije ibi ngibi rero, uhita ukanda ahangaha kuri import export. Kaze mpabereke ko ntabwo ndi bukoreshe intuzo sinye. Kaze nshire akamenyetso mu karebe neza, yego. Okay bon, okay, dore ni kano, sibyo? Aha ukanda kuri hano kuri export. None ya audio none sinkanze ahangaha, ubu nuvuga ngo nkanze export. Kaze kandi murebe, ntabwo ukanda aha kabiri n'aha gatatu. Aha gatatu bisabuye ngo ube waratanze amafaranga, mbese bisaba kwishyura. Aho ubuntu nahanga ugakanda next, yego ukarindira gatoya. Urabona bazanye imiki ad. Iyi ad urayirindira ikarangira, none ugakanda ku gakubo ikavamo. Uhita uza ugakanda
hano hejuru, hano mu nguni aha, ibi ngibi bikavamo, noneho ukikomeza hehe ahangaha, ukarindira gatoya. Urabona ko bagiye kugira ute, bagiye kuyimanura ijye hehe, kuri ntuza yanjye, kuri memory card yanjye ya telefone, sibyo? Urindire bigere ku 100. Alright, noneho ubwo ndakeka yarangiye, katucurange twumve. Subscribe kandi like no kunzogera, byose muzajye cyane ikiganiro umunsi ku munsi. Murumva aka ahanga impamvu wumvize nta kintu cyahindutse, mu byibuka nabikoreye muri nomo, wowe uba wahinduye iki, ijwi ushaka ngo bizemo. Sasa iyo birangije ibi ngibi uhita ufata ijwi ryawe ukagera muri InShoot cyangwa se CapCut. Ngiye nkoresha InShoot na CapCut nayo ndayikoresha. Ukajyamo ugafata video wambuye ya audio ukongera ukayiteranyaho. Wamara kuyiteranyaho ugakora export, naho ukayikurura ikaza kuri telefone yawe, ugasanga video wayitunganyije, mbese ubwo ndi kuyitunganya. Yego, mutazamo muri uburyo bikorwamo nuku. Sibyo? Nuko nguko bikorwa nta kundi. Ndabakunda cyane, mukore subscribe, mukande share na like, kandi munkurikiye kuri TikTok yanjye, naho ni Gisiga Damour nk'ibisanzwe. YouTube channel yanjye nayo ni Gisiga Damour nk'ibisanzwe. Muri comment wandikemo akandi gakoryo ushaka ngo nzakubwira. Ntabwo mujya mumbwira ngo mbigisha ibintu bijyanye na AI, artificial intelligence. Ni ngiyi turi gukoresha iyi app, nayo ni artificial intelligence cyangwa se ni AI. So hari izindi AI noneho zikora ibintu birenze. Hari nk'iyo nabonye itunganya umuziki, nk'urugero nk'uwe muziki, kanze bumvisha umuziki umwe mu yo natunganyije. Nk'uyu muziki kanze muwumve. Oya gatoya, bureka gatoya ndebe. Hari umuziki natunganyije, ngira ngo murebe aho AI igeze rwose. Ni ibintu bitangaje cyane, kanze nkabumvishe mukumve. Nuvuga ngo ngiye uwo muziki nuwumva urumva warakorewe muri studio, ariko ngiye ubwanjye ni ngiye witunganyirije nkoresheje telefone yanjye. Nta nubwo nigeze nkoresha machine, ni telefone. Kanze tuzemo ahangaha. Ni indirimbo yitwa We Shall Meet. Yego, tuzongera tubonane. Reka ze nyikirike uyumve. Iyi ngiyi ntabwo ariyo na downloadinze kuri YouTube, niyo ngiye nakoze cyangwa se nacuze nkoresheje AI. Kaze nyicurange mwumve. Urumva? Uyu muziki uyu muziki nawurikodinze mu gihe nawukoze mu gitondo. Mbese ni umuziki nawe nyine urukumva ko ari umuziki ugize ute, umeze neza. So rero niba ibintu bya AI mubikunze, munyandikiye muri comment mbafashe nta kibazo. Munyandikiye muri comment mbafashe rwose, mbafashe nta kibazo. Muzajye mwandika muri comment mumbwire muti dukorera iki ngiki. Ntacyo muzasaba ngo nta kibakorera, kuko mpari ku bwanyu. Ndabakunda cyane. Mukore subscribe, mukande like, ndetse musharinge n'abandi kugira ngo ibi biganiro bigere ku bantu benshi. Niwo musanzu umuntu yavuga ko abakeneyeho. Rero muzajye mwandika muri comment mumbwire muti dukorera n'aka ngaka, mbese ibintu nk'ibyo. Ndabakunda cyane.